Muri Kiliziya Gatolika bivuga ko haba amabanga menshi, ariko aya niyo mabanga navumbuye kuba padiri. Reka tuvuge ko wishe umuntu ubundi ukagenda ukicuza ibyaha byawe ku mupadiri ngo nawe agusabire ku Mana. Ntabwo bashobora kuzabibwira uwo ari we wese bibaho. Kumena ibanga nk'iri biba bishobora gutuma yirukanwa mu rusengero iteka. None byagenda gute wicujije ko ugiye kwica nyina umubyara? Padiri aba agomba kuguma acecetse, ntiyamuburira, ntiyahamagana inzego zishinzwe umutekano, nta nubwo yaba hafi ngo aze kumutabara igihe biri ngombwa, kuko buri gikorwa muri ibi cyahishura ibyo yumvise. Ibi tuvuze ni ibyitwa seal of confession. Sigira uwo mukonfesiyonisi. Iri ni itegeko rihambaye mu rusengero nka Kiliziya Gatolika ndetse n'izindi nsengero zigendera ku myemerere ya Gikristo. Dore impamvu padiri aba adashobora gukina avuga amabanga nk'aya. Mu gitambo cyo kwicuza ibyaha, sacrament of penance, umupadiri ahagarara mu mwanya wa Kristo Yezu. Ukwicuza kuba kubwirwa Imana ari nayo itanga imbabazi kandi ikatugirira impuhwe, aho kuba umugabo wambaye imyambaro irimo amakanzu, padiri nyine persona Christi. Indi mpamvu padiri atavuga ibintu nk'ibi nuko Kiliziya ubwayo yigisha ko padiri ahagarara nk'ikiraro hagati y'umunyabyaha n'Imana. Ubwo rero ibanga ni iry'Imana, kandi padiri ubwo nawe nta burenganzira n'ubu na buto afite bwo kurimena. Nakubwiye ngo mu kanya turaza kurebera hamwe ibintu byinshi tutazi abapadiri bakora. Impamvu twicuza ibyaha, intego ni ukubohora ubugingo bwacu tugashaka imbabazi kandi tudatinye ingaruka z'ibizatubaho mu isi kubera icyaha. Ubwo bwoba budutera ubundi bwoba bwo kudashaka imbabazi z'ijuru. Padiri aba agomba kudushishikariza gukora ibyo ngibyo rero. Niyo mpamvu atavuga ibyo yabwiwe, kuko abivuze ntawakongera kwicuza. Mu itegeko rya kanone, umupadiri umena ibanga ry'ibyo yabwiwe ahinduka igicibwa. Iki nicyo gihano gishoboka kibaho kubera ko papa wenyine niwe wakigukuraho. Dore uko ibi byose byatangiye, ubundi duhite turebera hamwe impamvu abapadiri basigaye banemererwa kubyara abana. Nubwo ibikorwa byo kwicuza ibyaha byatangiye kera, ibi byo kubika amabanga byo bitangirana no mu 1215. Usibye kuba umupadiri wamenye ibanga ry'icyaha ahinduka igicibwa, hari ibindi bintu abantu benshi batazi ku bapadiri. Usibye kuba abapadiri batagomba kwishora mu bya politiki ngo babe abayobozi, nubwo bashobora kuba batanga buhamya mu nyungu z'ubutabera kuri rubanda, abapadiri ntibemerewe no gutunga intwaro, ntibemerewe kwijandika muri byose birimo no kujya mu biro bashakisha ubutware bwa muntu mu isi. Baba bagomba kuba ikimenyetso cy'ubumwe. Ubwo rero kugira uruhande babogamiraho nk'ishyaka rya politiki n'ibindi mu butegetsi ni isoko ryo gucamo abantu ibice. Nujya mu mateka uzasanga kenshi hari aho abapadiri babuzwaga gutunga intwaro cyangwa se kujya mu gisirikare. Ku bantu benshi bazi ko kandi bemera ko ngo abapadiri batemerewe gushaka abagore, ariko hari ikintu benshi batazi. Katolika ya kera mu baratini cyangwa se muri latine cyangwa se mu baromani basabaga abantu bagiye kuba abapadiri kutabyara no gushyingiranwa. Ariko nujya muri Katolika y'Iburasirazuba orthodox, ingingo isa n'ihinduka. Padiri bashobora kuguma yarashingiwe igihe cyose yagiye mu muhamagaro w'Imana yaramaze kubikora. Igihe umaze kuba padiri biba birangiye, ntiwashaka undi mugore, ntiwakongera kwimariya. Uretse ko abapadiri batemerewe no gukora imirimo ibyara inyungu, gukora ubucuruzi cyane ugamije inyungu zawe bwite, by'umwihariko udahawe uburenganzira na bishop wawe, ntibyemewe. Ibi ni mu buryo bwo gutuma imitima yabo bayiharira urusengero n'Imana, aho gutwarwa no kwigwizaho imitungo n'ubukire. Mu bijyanye no kwicuza ibyaha, usibye kuba abujijwe kandi bibujijwe cyane kumena ibanga, nta nubwo yemerewe kumenera aya mabanga abamukomokaho cyangwa se agamije gutabara ubuzima bwe, kwitabara. Ibi ni ibyitwa martyrs of the seal. Abapadiri bicwa cyangwa se bagiye bicwa bazize kuguma ku banga ryabo cyangwa se ry'ababicujijeho, aho kurimena imbere y'abategetsi n'abami. Bahora biteguye gupfa mbere yo kubumbura iminwa yabo.
hari abapadiri bagiye bahitamo gutotezwa ndetse bakanapfa aho gushyira ahagaragara ibyo babwiwe. Turi mu 1393, turi kumwe na mutagatifu Yohana Nepomuscene. Yohana niwe umwamikazi Johanna w'i Bavaria yicuruzagaho ibyaha bye igihe yabaga asaba Nyagasani umugabo we umwami Wenceslas wa kane. Yagiraga ifuhe kandi agakeka cyane byinshi ku mwamikazi we. Umwami yasabye mutagatifu Yohana kumubwira ibyo umwamikazi we yicujije, nuko Yohana nawe yarabyanze, avuga ko ibyo bintu bitemewe na ba. Uko byagenze nawe uri kubitekereza. Yohana yarafashwe, afashwe n'umwami, yamuziritse iminyururu, ajugunywa hejuru y'ikiraro mu umugezi witwa Viratava ngo arohame. Uyu munsi afatwa nk'uwa mbere mu kurinda ibanga rya penitence. Ariko inkuru ya Yohana ntabwo ishamaje cyane nk'inkuru ya mutagatifu Mateo Korea Magarane. Hari mu 1927 mu ntambara yaberaga muri Mexique yitwa Cristero, mu gihe ubutegetsi bwatotezaga cyane Kiliziya Gatolika. Generale Horacio Ortiz yafunze Padiri Mateo, amutegeka kumva ukwicuza kwa bamwe mu mfungwa zari zifunganwe nawe imbere y'uko zicwa. Byarabaye nyuma yo kwicuza, Generale yifuje kumenya ibyaha bicujije ndetse n'ibyo bavuze, yizeye kubona amakuru y'ingenzi cyane mu butasi. Uko byagenze, Padiri Mateo yarabyanze. Ushobora kubikora ibyo ngibyo ku giti cyawe, ariko Padiri umutambyi aba agomba kurinda ibanga ry'ukwicuza ibyaha kwa muntu. Ndifuza gupfa, niko yamubwiye icyo gihe. Generale yafashe imbunda ayimushyira ku mutwe amurasira aho ngaho. Ni nuko mu 1936 mu ntambara yabaye muri Espanye byisubiyemo. Iki gihe abatambyi benshi b'abapadiri bibasirwaga n'ingabo ndetse n'amatsinda arwanya iby'imyizerere. Padiri Felipe yajyanywe muri gereza kumwe na mugenzi we w'umufransiskane. Uyu mugenzi we yazi ko haburaga gato ngo yicwe, nuko asaba Padiri Felipe kumwumva akicuza ibyaha bye. Militiamene yarababonye ahita asaba Felipe Padiri kuvuga byose ku murongo yabwiwe. Padiri Felipe arabyanga, nuko bamujyana mu buturo. Ubwo ni hamwe bashyingura abantu, araswa n'itsinda ry'abantu azira guceceka kwe. N'uyu munsi wa none abapadiri barwana intambara utabara. Hejuru bundi mu myaka yashize ibi byarabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Australia. Guverinoma nyinshi muzabayeho zagiye zigereza gutura itegeko ritegeka abapadiri kuvuga ibyavugiye mu kwicuza cyangwa se mu iyicuza ry'ibyaha by'abantu igihe cyose cyabaye gifite aho gihurira n'ihohoterwa ry'abana bato, ari nk'icyaha nyine. Vatican yo isa n'ititeguye kumva. Ababishop benshi bagiye bavuga ko byarutwa kujya muri gereza imyaka yose y'ubuzima bwabo aho gutegeka abapadiri babo kumena ibanga rya penitence. Bavuga ko abakristo igihe bamenya ko ibyo bicuza atari ibanga, ubwo barekera gushaka no kwegera Imana, bityo ubugingo bwabo nabo ntibube bukirokotse. Ubwo tugeze aha ngaha tukiri hamwe, ndabizi inkuru y'abapadiri wayikunze. Igisigaye ibuka gukanda like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe twagukoreye, nibwo uzajya ubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Iyi nitwa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa. Nta mupadiri uzungura inshingano muri diyoseze. Bivuga ko umupadiri agomba kuba umuntu w'amahoro. Umupadiri akubiswe ntasubiza, ngo nawe arwane. Niyo yakwica umuntu yirwanagaho, ashobora guhagarikwa ku nshingano ze kubera ko ibiganza bye iki gihe niba bikiri ibyo gufata Eucharistia. Umupadiri ntiyemerewe kuvusha amaraso. Mu mateka abapadiri ntibari bemerewe kuba abaganga babaga kubera ko ibikorwa biranga abaganga gukiba no kuvusha amaraso ya muntu. Ibi ntabwo bijyana n'indangagaciro za gipadiri. Ese wowe ni ikihe kintu uzi ku bapadiri gitangaje? Dukurikiye ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, muri komenti nabashyiriyeho link ibageza kuri izo mbuga. Mwibuke mukora ako kantu mudushyigikire niba ukunda Télé Montagne Rwanda.
wifuza kumva ibitekerezo ko nsaba inyungu nagukoraho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp ngiyo ni 0782262030, ndetse email yacu yo ni montagnetele@gmail.com. mutwandikira aho ngaho ntabwo dutinda kubasubiza. Inshuti bakunzi bacu, turishimye ko mwakurikiye Télé Montagne rwandaise. Ikiganiro nta tugisoreje. Iki kiganiro wagikunze, manuka munsi y'iyi video wandike ijambo rigira riti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege dushobora kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Ku kirahuri cyanyu ahagana iburyo hari ibindi biganiro birenga 500 mwareba. Mwibuke mukore subscribe birihutirwa.